Yes, amakuru twamenye namwe n'uwo muhungu ashobora kuba ashaka kugura Gasogi. Ibi ntabwo twe twabimenya neza kugira ngo tubyuzuze neza, ariko icyo dusabwa ni ugukurikirana social media akantu kamwe ku kandi tukagakurikirana kugira ngo tumenye uko aba bagabo bari kwitwara. Nta kindi ugomba gukora, ugomba gukurikira channel yacu ku bw'umwihariko ndetse ukareba utuje kugira ngo tuye gukomeza tubane no mu bindi biganiro bizajya bigenda binyura kuri channel. Reka dukomeze twihuta. Ubwo mace ya Gasogi yabaga uwo bita Semuhungu yagaragaye ari kumansura, kuko rega ni umumansuzi nawe arabyemera abizi ko ari umumansuzi. Ntekeye minete ni iki ni umumansuzi. Ikindi yamenyekanyeho hano mu Rwanda iyo ni kote yiwe biramureba, twe ntabwo tugize gute bitureba. Reka twihuse tugaruke ku ruhande rwa Kenisi. Kenisi nawe yagira ati umusitari ufite amafaranga angana gutya ntabwo nabwitesha. Biratangaje cyane, ahubwo kubura mugabo afite amafaranga arayafite, afite amakontara muri Amerika, afite amakontara za Dubai, afite imishinga hirya no hino. Nitutitonda gatoya aratugura na Gasogi. Kenisi yarazi ko Gasogi ikiri mu maboko yiwe. Nkomeza ngira inama na Mr. President wa Gasogi, kuko natitonda gatoya Semuhungu aramwegukana ikipe. Igenda yireba, igenda mu gikirembera yireba gake gake. Ariko ubwo dutegereje iyi match ya Rayon Sport na Gasogi, reka turebe turayifatamo iki. Hari ukuba iyi match bayitsindwa cyangwa bakayitsinda. Ariko reka turebe ikintu cya mbere, ese Gasogi nitsinda iyi match igikurikiraho ni iki? Igikurikiraho ni uko Gasogi nitsinda iyi match Semuhungu kontara yiwe irahita ibyimba. Ku bantu mumenyereye kureba ibintu by'umupira cyane mumeze nkanjye mbese, kontara yiwe irahita ibyimba. Nimara kubyimba igikurikiraho ni iki? Nuko n'ubundi ya mafaranga azava muri ya kontara azaza agasanga n'ubundi ntangana nayo Semuhungu atunze. Ahubwo ikintu twibaza ni kimwe, Semuhungu na Kenisi nta gakontara kaba kari ku ruhande tutazi? Kuko Semuhungu amafaranga afite ntabwo ari umuntu wo kujya kurya iki kontara ya Kenisi. Byakagombye kuba yarambutse akajya muri Rayon Sport, akajya muri APR, kuko nizo kipe tuzi ko zifite akabyimbye. Akabyimbye mvuga ni agakofi. Ahubwo ushobora gusanga hariya ari ibintu bitangiriye bikazarinda bigera ku mpera z'umusozo w'ibintu batangiye, n'ubundi Gasogi igiye mu maboko yande ya Kenisi. Abibuka neza ubwo yatsindwaga match ya Polisi, Kenisi ubwo yarivugiye ati ngewe Gasogi ndumva nshaka kugira gute, ndumva nshaka kuyirekura. Mwasanga ari bya bindi byavuzwe ariko nibo bishyire mu bikorwa, ahubwo bikakomeza biza byigira gute byototera kugira ngo dushaka umushoramari twakubita Gasogi igume hehe mu maboko y'umuntu ufite amafaranga, ufite ubushobozi bwo kuba yazamura Gasogi, akagura abo bakinyi, akagura iki. Byari icyo kintu impamvu bivugira nuko nzi neza ko Semuhungu amafaranga afite, nakomeje mbibabwira hasi, n'ubucuruzi afite bw'inyubako ziri muri Amerika, iziri muri Canada, iziri Dubai n'indi mishinga yose. Reka turebe no ku nyubako yaguze ubwo yageraga muri Kigali n'ahangaha bamuhaye ramvoye muri Amerika. Ntacyo mbeshamo, byose mbabwiye birahari n'ibintu bigaragara. Ahubwo ushobora gusanga nkuko iyo ufashe nka Mukura ni ikipe yiforomye ari y'umurenge, iva ku murenge igera ku rwego rw'akarere,
iva ku rwego rw'akarere igera ku rwego rw'abanyarwanda bose. Uko yiforomye n'ukuye habonetse umushoramari wa mbere arahomba avamo, haboneka uwa kabiri arahomba avamo, nubwo tutabasha kumenya amazina yabo ariko nabyo tuzabibashakira mu kiganiro kizakurikira. Abo bose n'abaki n'abashoramari bagiye bagira gute bavamo. Ni nk'uko n'ubu ngubu ukushaka kubona Gasogi iri mu maboko ya nyakubahwa Perezida Kenisi ndetse wakomeje kugenda yigeza n'ahantu habyimbye. Kuko nayo ndamushimira by the way, kuko niba yabafashe Gasogi igahura na polisi, igahura na Rayon Sport, igahura na APR, igahura na Bugesera Football Club, igahura na Musanze, nawe aba yarakoze. Bivuze ngo nawe yarafightinze, yarabyimbye ubushobozi bwe bwose kabisa, avuga ati erega nta muntu wanga akaryoshye, ahubwo kugaharanira iki ikibazo. Ariko ubwo hamaze kugeramo Semungu, okay, ashobora kutayigura nkuko abanyarwanda babyiteze, ahubwo akayitera inkunga. Twari tuzi ngo niki, ngo ni umufana usanzwe. Reka bwira abanyarwanda ko ntabwo yaba umufana usanzwe. Uriya ubushobozi afite n'imbaraga afite ntabwo ari imbaraga zo kumufana usanzwe, kuko hari ibintu bibiri. Afite purpose yo kumenyekana hehe mu Rwanda hose, mu Rwanda hose, ku buryo n'umwana ugenda w'igitambambuga ho ngiyo za Ngororero, za Gicumbi, za Gasabo, za Kamonyi, yo ngiyo azajya abavuga umuhungu akora ibingibi. Afite purpose yo kumenyekana nk'umuntu koko ufite amafaranga, kandi koko amafaranga uriya ni Semungu, wajya ngo uriya muhungu ni Semungu. Uriya muntu arenze ibintu byose muri mu muratekereza hano, kuko n'amafaranga afite abantu benshi bashobora kuba bagize gute batabizi neza. Uriya niba yinjiye muri football, menya ko shaka ikipe. Nigeze kubakorera ikiganiro mbabwira ko Coach Gaye agiye kugura Rayon Sport, ubu noneho ngarutse kuri Semuhungu mbabwira ko nawe nta kindi kirenge arimo aratera, ni ugushaka ikipe mu Rwanda, kandi akayishaka yomoye ku wundi muntu. Ahubwo icyo twiteze ari iki? Twiteze iki mw'ibyo bintu? Twiteze kureba football iryoshye mu Rwanda, cyangwa twizeze kureba social media iryoshye mu Rwanda? Ni ibintu bibiri. Hari football iryoshye, hari social media iryoshye. Ku bantu bakunda imbuga nkoranyambaga ndetse waba uri muri bisi, ushobora kuba uri no mu ndege urimo urajya mu kindi gihugu, cyangwa se ucaye n'iwawe muri salon madive yawe, cyangwa uganira n'umuryango. Icyo witeze ni iki? Nuko icyo nkubwira cyo habe football iraryoha, habe social media iraryoha. Hari umuntu ushobora kunyumva akagira ngo ibivuga ntabwo azabibona mu maso. Tegereza uhamye ushoboye, kuko ndabizi neza ko uzagira gute, uzabibona n'amaso yawe. Nutabona n'amaso yawe, umuhigi wawe ntuzongere kureba ikiganiro cyanjye. Genda bikubwiye, ntuzongere kureba ikiganiro cyanjye, kuko njye mba nabibonye aho bishyira byerekera, njye mba nabibonye. Kuko namara no kwigura nzagaruka imbere ya kamera ntumire n'abandi matangazamakuru yose mu gihugu, mbabwire ngo ngarutse kubereka ko ibyo nababwiye noneho byo byabaye yuzuye, byabaye ipaki yuzuye. Hari ubwo nzanabashyiraho n'akalive mukajya mumbwira uko ibintu bimeze, nanjye nkamenya aho nkandagira, kuko buriya abanyarwanda ni ugukandagira utababarira gake ugenda mugende siko bimeze. Ariko icyo mbabwira nicyo, kandi icyo mbabwira nyihagazeho, kandi icyo mbabwira nyitwararitseho kugeza ubwo ibyo bintu mubibonye n'amaso yanyu. Kuko reka twumve umuseriveri akoresha nyiri kabari,
ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Yes, nshuti yanjye, nshuti ikurikiye Hanta TV, icyo nkubwira ni kimwe: kora subscribe ndetse ukore share kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byose bizajya bigenda bikurikira. Kandi ikindi nkwibutsa, kora share, uteramo na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bizajya bigenda kuri channel yacu. Ciao ciao.